Muraho neza nshuti bakunzi ba Greenhouse Studios, nongeye kubasuhuza kuri uyu munsi mwiza Imana yaduhaye. Reka nguhe ikaze wowe udukurikiranye kino kiganiro muri aka kanya ubasha kubana nanjye ucyumve cyose kugeza kirangiye. Yego, uyu munsi rero tugiye kuganira ku kintu cy'ingenzi kiri ngombwa muri societe yacu, ikintu tugomba kwiga cyane abenshi muri twe bisangamo cyangwa se abavandimwe bacu. Tugiye kuganira ku buryo umuntu yakwitwara mu gihe uri muri cya gihe cyo gutegereza umwana, kuba wabona umwana. Usanga abantu benshi iyo bari muri kiriya gihe nyine hari uburyo bitwara kandi batakagombye kwitwara. Hari igihe usanga hari umuntu uba uzi ko wenda kankoresha iryo jambo ko niryo ry'ururimi rwacu, hari umuntu usanga ari ingumba atazabona umwana nyine wenda ariko byanzuwe kwa muganga. Hari n'undi nawe uba uri mu gihe cyo gutegereza nyine ategereje Imana, wenda reka mbyite gutyo, ariko bitarananirana nyine, ariko ugasanga abo bantu ukuntu babyitwaramo nibyo bibi, niho haba hari ikibazo. Yego rero hano ngiye kukubwira uburyo bugera mu 10 cyangwa se wenda burenga, nyine ibintu bishobora kugufasha kugira ngo ubashe kuba muri icyo gihe kandi ukibemo neza, utabangamiye n'umuntu uwo ari we wese ukuri iruhande. Intambwe ya mbere rero ushobora gutera wowe uri muri icyo gihe ni ukumenya, ni uguha agaciro ibyiyumviro byawe. Wenda reka mvuge gutyo, ibyiyumviro ni ikintu gikomeye, nubwo wenda twebwe uburyo muri societe yacu, reka mvuge gutyo, muri community yacu twakuze ari ibintu bidahabwa agaciro cyane. Ugasanga ahubwo turabeshya, ntabwo uvuga uko ibintu byumva, ariko buriya iyo urebye usanga ni igice kinini cy'umuntu gishobora kukwica cyangwa se kukugira mwiza, kuko nyine niwe wowe, reka mvuge gutyo, ibyo uba urimo urafilinga mu buzima bwawe bwa buri munsi. Yego, ikintu cya mbere rero nanivuze ugomba gukora ni uguha agaciro nyine ibyo byiyumviro byawe. Nta muntu ukubwiye ngo wenda witware nk'umuntu ufite umwana kandi wowe uzi ko umutegereje, uramushaka, kuba utamufite wenda si umwanzuro wawe. Noneho wenda ngo bakubwire ngo ntabwo ugomba kurira ngo cyangwa ntabwo ugomba kugaragaza nyine ako gahinda, aho ngaho ni ukubeshya. Ahubwo wowe fata umwanya nkawe, umenye ko kuko wiyumva, nimba ari ukubabara ubabare muri ako kababaro kawe nyine, mbese ube wowe kuri wowe, kuko ni intambwe nziza yo gukira. Ibyo ngibyo biragufasha cyane kurusha uko wazajya ukomeza nyine kwibeshya, ukibeshya ko umeze neza kandi utameze neza. Mu by'ukuri ntabwo umuntu ameze neza. Iyo udafite umwana kandi umushaka, kandi wenda utanazi n'ikibazo aho kiri, reka mvuge gutyo, kiri muri uwo mwanya wo gutegereza, biravuna, biragora. Abo twabonye abantu benshi byabayeho, bamwe muri twebwe. Yego rero indi ntambwe nziza ushobora gutera, mu by'ukuri wenda sinzi nimba bikibaho, ariko mbere hari igihe wasangaga abantu bafite nk'ubujiji, reka mbyite gutyo. Ugasanga umuntu amaze umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3, imyaka 4 ngo ategereje Imana, nturajya kwa muganga, ntuzi uko uhagaze, ntuzi ikibazo ufite. Erega hari igihe ntabwo abantu bose kuba batabyara wenda biba ari ubushake bw'Imana, reka mvuge gutyo. Hari igihe haba hari akabazo gatoya, wowe rero ugasanga niwe watindije ibintu kuko utagiye kwa muganga kwivuza ngo bakubwire uko bimeze, bakubwire n'icyo bagufasha. Rero ni byiza ko ugenda ukamenya uko bimeze kugira ngo ubashe no kumenya nyine intambwe mbese ikurikiyeho ikintu uri bukore, ubashe kumenya uko witwara muri ibyo bintu. Yego rero ibyo ngibyo ni ukuri, ni ingenzi kujya kwa muganga rwose. N'umbuze umuntu utaragiyeyo kandi uri muri iyo situation, uzamushishikarize kujyayo kugira ngo bitanga amahoro, birabohora. Iyo uzi ko nta kindi kintu ufite gukora wenda ari byo kurekera Imana, aho ngaho nyine wicara noneho ari wowe kabisa, ariko uzi ko utitaho imfane, reka mvuge gutyo. Ikindi kandi ni tugomba kuba honest n'abafasha bacu, abo twashakanye. Hari igihe usanga umuntu wenda iyo condition yaranayizi ko kubyara wenda bitazoroha, reka mvuge gutyo, ko nyine bidakunda muri icyo gihe, ariko ugasanga nimba nabyita ngo ni ubwoba, nimba nabyita ngo niki, ugasanga ntabwo wabibwiye partner wawe. Noneho rero ugasanga mana yanjye, nawe ubwawe nta mahoro biguha, nta mahoro rwose byaguha utaramubwira. Noneho n'igihe abimenyeye, ibyo bintu bishobora no kubasenyera urugo, kubera ko ni ibintu uba waricaranye kandi nawe nturi Imana, kuki wicarana ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero ni byiza ko uba honest n'umupartner wawe n'umufasha wawe, mukavugana nyine ukamubwira ikibazo. Ubwo n'uwamenye ko afite ikibazo, yaba umugabo cyangwa umugore,
ubwo igihe wenda mutazi ugifite niya ntambwe ya mbere twavuze kujya kwa muganga, ariko mu gihe wowe wabimenye utari kumwe na mugenzi wawe gerageza umumenyeshe kugira ngo nawe abashe kwiyakira muri ubwo buryo, areke gutegereza ikintu kitagiye kuba ejo cyangwa ejo bundi. Yego, ikindi gishobora kugufasha ni uku mu gihe wenda wumva uremererewe ni ugushaka abajyanama b'ubuzima, abakansela, abantu baganiriza abantu, ukamubwira uko wiyumva. Buriya hari ikintu nabonye cyiza wenda kidasanzwe, reka mvuge gutyo. Hari ukuntu abantu nk'umugabo n'umugore akenshi iyo bafite ikibazo nk'iki ngiki, hari igihe mwebwe ubwanyu mutabahoka naho ngo mubivuge, buri wese avuga uko yiyumva. Ariko nayo mwagize Imana mukabona umuntu ubaganiriza, nibwo umwe gasanga aravuze n'undi aravuze. Noneho rero ni byiza ko mushaka ahantu nk'aho ngaho ho kujya nyine kugira ngo ni purpose nimwe, ni ugukira. Waba wenda uri bitazashoboka kubona umwana ubuzima bwawe bwose, waba uri muri cyagihe cyo gutegereza, ni ukuri byose ni kimwe, ntawe ubabaye rwose kurusha undi. Abo bantu bose baba bafite umutwaro ungana, reka mbyite gutya. Rero ni byiza ko mushaka umuntu ushobora kubaganiriza akabatura uwo mutwaro, reka mvuge gutyo, ukabahoka. Bituma wumva nuko mugenzi wawe afashe wenda ibintu bimwe yatinye kukubwira kubera gutekereza ko yakubabaza, cyangwa se nyine wenda ibintu bitakugwa neza, reka mvuge gutyo. Rero birafasha cyane gushaka umukansela, ni ingenzi rwose. Ikindi ni ukumenya noneho, ugomba kumenya noneho options zawe, ugomba kumenya ibintu ufite gukora. Mu gihe noneho wamaze kumenya ko ari iyo situation urimo, nyine yego bifilinge, gira uwo mubabaro, ariko noneho vuga ati se noneho ubwo bimeze gutya ndakora iki? Kuko ntago wakwicara. Hari igihe usanga nyine abamama benshi muri community yacu, reka mbyite gutyo, umuntu yagize icyo kibazo ugasanga mu by'ukuri simvuga ko bitagoye, biragoye pe, ni ibintu bigoye cyane cyane, ariko nyine mbese kubana nabyo, reka mbyite gutyo. Ariko kandi ukajya usanga umuntu yarakonje yicaye mu nzu, n'umuntu washatse afite imyaka ingahe, ariko urakonje nyine kabisa, wabuze ibyiringiro ku buryo usigaye usa n'umuntu urwaye. Ni byiza ni ukuri kwiha imbaraga, ahubwo ukahita ushaka ibindi bintu ushobora gukora mu buzima bwawe bikakugeraho kipe, kugira ngo ubwo ubizi ko utameze neza, nyine mentally ufite ikibazo, ibyo bintu birakugoye. Rero ni byiza gushaka ikindi kintu nyine kikokipa, kugira ngo ubasha kwiteza imbere mu buzima, kuko nta buzima bwawe buba bushingiye ko wabona umwana. Ese nutabona umwana uzabura n'ubuzima wenda bundi, kandi wari ufite izo mbaraga n'ayo mahirwe yo kubushaka ukabubona. Yego, rero ni ingenzi ko tubasha rwose gukora, tukihangana, tukava aho hantu biba bigoye, ariko ni ubutwari, bisaba imbaraga, bisaba courage, n'Imana ikazaguha umugisha. Ariko nyine hari ibyo wakoze bindi utarashize ibintu byose hasi ngo ubireke ubitegerereze hamwe. Ikindi kandi ni ugomba sitegeko, ariko ni byiza iyo ufite wenda ikibazo nk'icyo, ni byiza ko wenda ushaka abandi bantu muri condition imwe, kuko murahumurizanya. Urabona wenda hari umugani wagiye baca, ariko ntago wenda wari kuba mwiza, ariko hari ibintu bagiye bavuga. Urabona umuntu ari mu kibazo, noneho wenda wowe ukaza kumugira inama udafite ikibazo gisa n'iki, nyine akenshi hari igihe yumva utarimo uramwumva, akavuga ati uravuga iki se wowe ko ufite umwana, ntago wumva nyine ibyo ndi gucamo. Kandi wenda babyumva, ariko no mu gihe ibyo bintu biriho kandi koko ariko bimeze, ni byiza ko ushaka ba bantu nyine wenda muri condition imwe, mutegereje mwese abana, mbese nyine abantu mwese mufite icyo kibazo cyo kuba mudafite umwana muri icyo gihe, mugaterana imbaraga, ukumva uko yatekereza ibintu, uko ntabwo bafata ibintu kimwe, ukumva uko yafashe ibintu, nyine ukagira imbaraga, bitera imbaraga, uhita nyine uhava wakomeye, ukumva ufite abandi mumeze kimwe, nyine bigatuma ibyiringiro byanyu bigahora ari bizima, reka mbivuge gutyo. Yego, ibyo rero ni ingenzi. Ni byiza ubashije kubona umuntu rwose bameze kimwe, ukamuricinga, ukamuganiriza, uranamukomeza. Igihe ukomeza umuntu kandi mufite ikibazo kimwe, nyine mu buryo utazi, ariko kuko mwateye ntambwe yo kuba mwamenyana mukabonana. Yego, ikindi kintu rero cy'ingenzi cyane tutaba tugomba usanga ari intambara iba y'abantu nyine babaye muri ino situation yo kuba badafite umwana, ugasanga noneho ubusabane hagati y'umugabo n'umugore burashize.
kandi ni ukuri siko bigomba kumera ahubwo noneho muba mugomba kubuha imbaraga kuko deja mufite ikibazo kibagoye mufite ikintu kibagoye kandi muba muragifayitinga muri babiri rero ikintu cyagufasha ahubwo ni mugerageza ahubwo mwongere noneho umwanya wanyu mwongere ubusabane bwanyu muhumurizanye muterane imbaraga mubane mwenjoyinge nyine ubuzima kuko ejo Imana izabaha umugisha muzabona umwana ese numara kubona umwana ugatangira kuvuga ati se buriya ugasanga hari ibintu mwapfuye hari ibintu mwarashwanye wenda mu mutwe hari ibintu ufite ushinja umugabo wawe umugabo hari ibintu afite ushinja umugore kubera wenda nyine kutabimenye rero ni byiza ko mugiye muri nyine igihe gisa nk'iki ahubwo noneho cyari igihe cyiza cyane cyo kubana nk'umugabo n'umugore mugaterana imbaraga mukenjoyinga mukeexploringa nyine mbese mugakora ibindi nta mwana mufite mukore nyine ibintu by'abantu badafite umwana noneho mbese mwenjoyinga ubuzima ku rwego nyine urabona abantu bafite umwana hari inzitwazo bagira hari amalimite baba bafite wenda gusohoka bikagabanuka kujya ahantu kure kugira gute kandi ni byiza ni ingenzi nubwo wenda bitababaho si uko bataba babishaka ahubwo nuko babona noneho ibintu byageze bashyize ku munzani umwana araremereye ntabwo mushobora kumushora muri ibyo bintu byose buri munsi ariko rero mweyo muri babiri muba mubishoboye ni byiza rero ko mubikora cyane bituma muba bize nyine mukavana intekerezo hariya kandi nyine ukabona ko muri kumwe n'umuntu wawe mugakomeza mugaterana imbaraga kuko buriya yaba umugabo yaba umugore buri wese aba afite ikibazo ibyo bintu bimuhangayikishije yego ikindi rero ni ugomba kuba nyine umuntu nanone uri sinzi uko mbivuga wenda mu rurimi rwacu ariko ugomba kuba uri umuntu uri optimistic uri positive nanone ntukagire icyo kibazo utarabonye wenda dogiteri ukubwira ko bitazakunda byarangiye wenda wagize kondisiyo itatuma utabona umwana ubuzima bwawe bwose guhita utangira kwiganyira ujye wirirwa witukagura wigira gute mbese uti ibyiringiro ni ukuri guta ibyiringiro buriya ni umuntu ibyiringiro byo byashize uba wapfuye reka mbyite gutya muri wowe nta kintu kiba kigisigaye ni byiza ko uba optimistic ukaba positive ukavuga ati uyu munsi ntibikunze umwaka ntibikunze ariko ejo bizakunda iyo witera izo mbaraga nyine ugira imbaraga ugasa neza reka mbyite gutyo ukaba mu kibazo yego urakiza ariko ukamenya ko ntago ari ryo herezo ntago ariko bizagenda ahubwo ejo utegereje ikintu ahubwo bituma unakora cyane ugakora neza kuko noneho ejo uzi ko uzaba ufite ikindi kintu kikokipye kikugize busy nyine gishobora gutuma udakora ibintu wakagombye kuba ukora uyu munsi ibintu urimo urakora uyu munsi utazashobora kubikora ejo ikindi kandi ntukiblaminge kwiblaminga wenda hano hari ababa bafite ibyo bashingiraho biblaminga ariko wenda atari nabyo byatumye utabyara hari n'undi nawe rero utangira ntuzi nuko byagenze wenda wagiye kwa muganga kugira ko ari akabazo runaka kandi wenda bavuga ko atari na permanent gashobora kuzakira ariko ugasanga nyine mana yanjye ahubwo n'umuntu ushatse kuvuga abantu baharasinga abandi bakubwira ati wowe utabyara ukabafasha nawe ukituka rwose ukabereka ko nyine mbese byarangiye ibyo ntabwo ari byiza na satani ntekereza ko umuhaye ahantu ho kwinjira satani yinjira umuntu wacitse intege umuntu uri kwiganyira wabuze ibyiringiro kuko nari nababwiye mbere rero ntukiblaminge mu bintu nk'ibyo byawe ahubwo ni byiza ko wiyakira ugakomeza nyine kugira ya positive energy nari navuze kare aho ngaho ikindi ugomba kwiyitaho ukiyitaho ntuse nk'umuntu ufite ikibazo nimba ugiye gusohokera ahantu ugenda usa neza nimba ugiye mu bukwe jya mu bukwe usa neza nimba ugiye ahantu uhura n'abantu jyayo usa neza bu umuntu muzima wisobanukiwe ni ukuri yego umwana abantu bose baba bamukeneye bamwifuza ariko ntabwo wakuze uzi kuzabyara ariko wakuze ufite izindi plan wakuze uzi kuzaba umuntu runaka ese noneho ubwo bigenze gutyo bigiye gutuma bisenya za nzozi zawe zose wari ufite kubera ko utabonye umwana bigiye gutuma uzajya wirirwa usa nabi ugaca mu bantu usa nabi kuko abantu bazajya bagira ngo ufite ikibazo warwaye ikindi kintu runaka mu by'ukuri wenda mushobora kubona nyine ndi kubivuga byoroshye ntabwo byoroshye ndabizi ariko kandi ibi ni ibintu biri ngombwa ugomba gukora gerageza wiyiteho usa neza seka umuntu muzima kandi ntabwo uri muri pretending ntabwo uri murabyikoresha niko bigomba kumera bimininge nyine mininga aho ugomba gusa neza unabikore mbese utera imbere mu buzima bwawe nubwo icyo kitazakunda ejo kizakunda ariko nyine ufite aho wigejeje ikindi kandi yaba umugabo yaba umugore gerageza gukomeza umufasha wawe komeza umugabo wawe komeza umugore wawe umwereke ko kuba nimba ashobora kuba ari umugore ufite ikibazo cyangwa ari umugabo ufite ikibazo wenda kwa muganga barabiberetse ariko mukaba mutegereje rero muri cya gihe wimutoteza wimubabaririza amarangamutima ngo ujye mubwira amagambo mabi ngo kuki utabyara ngo kuki wagize gutya ahubwo
mukomeze mutera imbaraga kuko noneho uramutse umubwiye urana wenda hari ukuntu ujya hanze abantu bakakubwira nabi bakagutoteza nyine abantu sinzi abantu bajya bavuga ibintu bitandukanye bashaka bitewe n'uko byumva wenda hari n'abantu bataba bafite ubwenge bwinshi ngo bamenye kwikontorora bamenye ibyo bavuga ariko rero iyo uzi ko utaha uri ahantu hari safe uzi ko utaha nyine mu maboko y'umufasha wawe uguturisha reka mvuge gutyo uratuza nyine ukumva nta kundi byabaye ariko it doesn't matter ariko noneho ufite umupartner ari urimo uragutoteza mwakabyara mwe aho nyine biba bishize wita wumva nyine neza byarangiye biba bisabye courage ikomeye kugira ngo ubashe kuba waba positive ufite nyine partner ugira ugutoteza rero nk'umugabo cyangwa umugore mwese muri iyo situation ni byiza kwegera umufasha wawe umugabo wawe ukamukomeza ukamwumvisha ko ari igihe murimo ariko kiri temporary ntago ari ibintu bizahoraho bizashira ikindi kandi kuba mudafite umwana it doesn't make you less of a woman cyangwa less of a man ntago rwose bihuye uri umugabo nubwo udafite umwana ese ntago muzi ko hari n'abatabyara kuko batabashaka rero ntago kuba wenda nubwo ari umukeneye kuko utamufite ntago bikwambuye ubugabo bwawe ntago bikwambuye agaciro ntimukemere ko n'abantu hano hanze muri society babaharasinga usanga hari igihe nk'umugore wenda nyamuna rero bagira ibibazo kandi umuntu ntaba muri famiye yanyu ntazi ikibazo mwagize ariko ugasanga uraca hariya abantu nyine navuze bajya bavuga ibintu bashaka sinzi wenda ibyo baba barimo baratekereza akakubwira ibintu ashaka akavuga noneho nawe ukaza nyine waciye bugufi reka mvuga buryo guca bugufi wenda mvuga mbese ukaza nawe wibuze ntabwo ari ibyo ntukemere ko ibintu nk'ibyo bikugeraho umugabo wawe murinde umugore wawe murinde mu gihe muri icyo kibazo kuba udafite umwana uri umugore ntabwo bivuze ko utari umugore kuba uri umugore nuko ufite umugabo kuba uri umugore ntabwo ari uko ufite umwana ushobora kuba umugore ariko utaraba umubyeyi kandi nabwo uba utegereje ko Imana izakora ikintu ukaba umubyeyi rero ugerageze ufashe partner wawe kuba positive nkuko wenda nawe ari byo urimo uraharanira umutera imbaraga umwumvishe ko ni umugabo rwose mwamufite umwana mwamutamufite ni umugore mwamufite umwana mwamutamufite ni mwiza mwamubyaye mwamutabyaye arashoboye mbese ni wa muntu nyine wakunze umunsi wa mbere mwahuye igihe cyose mwabona umwana mutamubona ni wa muntu afite ka gaciro ni wa muntu ukomeye kuri wowe nyine uko byagenda kose ibyo ni ingenzi kandi ikindi ko nayo mbivuze ntimukemere ko abantu bo hanze babaharasinga urambaza ate nimba tutabyemera tuzajya tubatunganya oya nta nubwo ajya hanze wenda utuka abantu umuntu akubwira ngo umusubize ariko kandi nanone buriya umuntu aza kukubwira ikintu reka mbyite tugambo reka mvuge gutyo kuko yabonye nawe uri umuntu yabonye aho yinjirira ntugatume umuntu ufite ibitekerezo nk'ibyo biri negative bibi ubwo ni ubugome umuntu ufite ibitekerezo by'ubugome akwinjira mu buzima bwawe ngo akubabaze ntukanabihe n'umwanya rwose ntukemere no kujya naho hantu uzi ko hari abantu nyine batekereza gutya yego rero rwose ni ukuri ujye ugerageza ugira izo mbaraga wikomeze wigirira icyizere narababwiye iyo wifitiye icyizere nta muntu utakikugirira wibonera agaciro uba uri umuntu nyine ukomeye reka mvuge gutyo uri umuntu ukomeye Imana niguha umugisha ukabona umwana izamuguha ariko utaratakaje utarabuze bya bindi wakagombye kuba urimo urakora ese noneho ufite umwana muri iki gihe ntarimo arashaka amafaranga ntarimo ariga ntarimo arakora umubiri nk'uko babivuga ntarimo arakora umubiri ngo akomeze agaragare neza akomeze ase neza nawe ibyo bikore ejo nubona umwana uzamubona ariko udafite kwicuza ngo ngo use ngo ngamenya ko nzabyara ngo nkanakora ngo nibi ngibi bikore nonaha nyine nubona umwana uzamubone uri umuntu wuzuye nyine ufite ibyo utungisha uwo mwana ufite mu mutwe hazima ufite umubiri muzima uri umuntu nyine umeze neza yego rero ni iki kiganiro nateguye uyu munsi murakoze cyane we wacyumvishe ndagusaba kugisangiza bagenzi bawe cyane cyane wenda abantu bari muri izi situation nawe ukireba nyine twige kabisa twigukuru tugomba gufasha abantu bari muri twe bameze gutyo ikindi kandi wenda nakongeraho wewe ufite umwana ugahura na wa muntu uri muri ya situation ntukamufashe kwiheba reka mvuga gutya igihe uhura n'umuntu ukamuganyira ngo shanga ngo sinzi uko byagenze ngo sinzi uko bizagenda noneho nyine nawe ukamutera imbaraga ngo shanga biba bigoye nyine ngo birakomeye
ntabwo bikomeye mwumvisha nyine ko hari ibyiringiro ko umwana azaboneka mureba umutima mushyiraho imbaraga nicyo tubereyeho nk'abavandimwe nk'inshuti yego rero murakoze cyane duterane imbaraga dufashe abantu muri community yacu bafite bino bibazo dukomeze kubereka ko ari abantu rwose bakomeye kandi n'abantu bakomeye si ukubibereka bitari byo niko kuri ko umuntu adafite umwana ntacyo bihindura ku bumuntu bwe kuko yari asanzwe ameze yego murakoze rero usangize kino kiganiro abandi ukore subscribe urebye ubwa mbere ukore subscribe kugira ngo n'ibindi byose tuzajya dukora buri munsi uzajye ubibonera igihe yego naho ubutaha murakoze